Ndashaka kwishimana nawe. Okay. Aba bantu baza bakavuga ngo nabahanuzi muri iyi minsi. Ibyo bahanura babyandikaho. Tuzabyirwa n'iki ko uyu muhanuzi ari mu mwuka w'Imana? Nawe ndakubaza ahubwo kuko nawe uri umuhanuzi. Urabona urusengero rufite abadiyakoni 10 bose bumva batahiriza umugozi umwe. Bose batahiriza umugozi umwe. Abadiyakoni 10 bose bahuje. Muri iki gihe simbizi niba bibaho biba mu kindi gihugu. Imana ni mugenzi wawe kuko Satani haguruka muri mugenzi wawe. Imana igahaguruka muri mugenzi wawe. Rero ntabwo Imana izaza for spirit cyangwa physically mwikwiyere kuko ahubwo izahagurukira muri mwene so. Haleluya. Amina. Imana itugirire neza. Imana ishimwe. Na Bibiliya iravuga ngo umuntu navuga ngo nkunda Imana akanga mwene se ngo azaba ari umunyabinyoma. Ngo kuko udakunda mwene se yabonye ngo ntabwo yabasha gukunda Imana atagize gute atabonye ntabwo bishoboka. Niba werekera kose nta muntu wigeze kubona Imana, Imana nyibonera muri wowe. Ari nacyo cyatumye Yesu avuga ngo nari nshonje urangaburira, nari nambaye ubusa uranyambika. Kugirira umuntu neza ubuhaye Imana, ndetse no kugirirwa neza n'umuntu nabwo ubuhawe n'Imana. Uzi yamaze gutanga Imana iraza ikwiza igishura cyayo mu rusengero. Bisobanura ngo itwikira abantu bayo. Rero icyo mwuka w'Imana ari kuvuga ntabwo gitandukanye n'icyo, nuko hari ibyo Imana igiye kwica kugira ngo ibone uko ikwiza ubwiza bwayo ku bantu bayo. Muze mwenyine twihererane, musanga hano hatari abantu, dore imiruhi rabarembeje, urusaku rurabaruhije, dore imiruhi rabarembeje, urusaku rurabarembeje. Mana data wa twese wera wa Isiraheli, turagushimye turakunezerewe ko uri igisubizo cy'ibyifuzo byacu kandi cy'ingorane zacu. Haleluya. Ahangaha twaje kwihererana nawe ngo tuganire nawe, tuvugane nawe. Yesu we, hari byari bitugoye, hari byari bituruhije, ariko turaguhamagaye muri uyu mwiherero dufitanye nawe Yesu. Dusange hano hantu ngabariho tugirira neza kandi abariho turane natwe kuko bariho dushobose, bariho duhari hejuru y'amajuru. Mwanya wose tugiye kumara wo kuguhesha Imana ihagarara ku bantu. Zina ryawe izina rya Yesu, zina ryawe rifite gukora, zina ryawe ryamama twese uhoraho. Haleluya, haleluya. Ijambo ryamwe ngo bigira Uwiteka. Haleluya. Bameze nk'awa musozi witwa Siyoni. Haleluya. Utabasha kunyeganyega, ahubwo uhora uhamya ibihe byose. Uwo nguwo mwami wanjye niwe tugusaba uze kutubanisha. Reka ijuru rikinguka ku yawe menshi natuye. Reka ijambo ryawe turahafashe, amaraso yawe adugira hose, mwuka wera tuyoboye. Zina ryawe rishyirwe, izina rya Yesu kuko uri byose. Horo yawe menshi hereye none nibihe byose. Mana we abagiye kumva ubutumwa bugiye gutambuka ahangaha bafashwe nabwo kandi bahindurwe nabwo, bambara imbaraga ku bwaryo, bakugarukire ku bwaryo, barushaho kwizera ku bwaryo, barushaho kugira ibyiringiro mu izina rya Yesu Kristo, kuko ushoboye byose. Tugusabye bike ngo byinshi biduhane n'abakwizera mu izina ryawe. Urakoze. Amen. Murakoze cyane. Imana yaciduhana umugisha. Ndacyabona ibimenyetso byo gukora kw'Imana. Amen. Muraho mukozi. Muraho neza, muraho. Mana ishimwe cyane. Amina. Waheruka nagakera, mara noneho dusubiye kubonana, dufite byishimo. Haleluya. Amen. Imana yakoze neza, ibidutangaza, abantu bo muri isi
batari babona. Amina. duhimbazi yateguye inzira ducamo nitubona nijoro dufite ibyishimo. Haleluya. Imana yakoze neza ibi bidutangaza abantu bo muri isi batari babona. Amen. Murakoze, nishimiye kubana namwe. Ku mazina nitwa Prophet Ezechiel Mfitumukiza. Kuri uyu mwanya tugize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Bibwire nakuvuga se. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Mana ishimwe cyane. Amen. Abo turi kumwe kuri kamera, mazina yanjye ni Dusabeyezu Jeremy. Mana iduhana umugisha, ndi umuvugabutumwa, ndi umukozi w'Imana. Imana ishimwe cyane kwinyemereye kuboneka muri aka kanya ko kuganira ijambo ryayo. Amen. Ubu se uri Yeremiya wa kera cyangwa uri Yeremiya wa none? Hari Yeremiya Imana yavuze imutangira ubuhamya, imuhagurukije iramutuma, arangije agira ubwoba, aravuga ati oya wigira ubwoba, nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Nuko ndakweza. Haleluya. Amena. Ndangije ndagutuma ngo ube umuhanuzi w'iki w'amahanga yose. Rero humura. Amena. Nubwo ari yaba inzu y'abagome, humura. Amina. Nubwo bakomeye cyane, humura. Amena. Nubwo harimo n'indiscipline, warazi ko habaho n'indiscipline mu buryo bw'umwuka. Zirahari nyinshi cyane. Na Bibiliya ivuga ko hariho inzererezi. Inzererezi zo mu Bayuda. Ngo nazo zihimbiye kuvuga izina rya Yesu. Nazo zirahari rero. Amina. None uravuze ngo witwa Yeremiya. Yego. Nuko ngira ikibazo. Ndavuga reka manze nkikubaze muri ritangira. Ariko utarabisobanura, reka tubanze dushimire abantu bose bari kutwumva. Yego. Abantu bari kudukurikirana. Hari abantu baherereye mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Abo ngabo ni abakunzi bacu badasanzwe. Hari abakunzi bacu bari hano hirya mu bihugu by'abaturanyi. Yego. Twavuga mu Burundi, twavuga Uganda, Tanzania, Kenya, mu karere k'ibiyaga bigari, Afrika yose, ewewe Amerika. We n'abanyamerika bari kutwumva. Yego, barahari. N'abanyaburayi bari dukurikiye. Ubu duhagaze imbere y'isi yose. Ariko Mana, amina, ni bya bindi Mana yakoze neza, abantu bo muri iyi si bo batajya bahishurirwa, keretse abantu bamunzira Uwiteka yagize gute, yateguye. Amina. Mana itugirire neza cyane. Turabasuhuje rero, tubifurije umwaka mushyashya muhire, umwaka w'impinduka, umwaka w'ubusabane, umwaka wo kuramya Imana, umwaka wo kwihuza nayo, umwaka wo kumvira amategeko yayo, umwaka wo kuyinezererwa. Ayiwe, ubu se mbifurije ibyiza byose Imana igenera abayubaha bayikunda. Amena. Kandi mbashimira abantu biyemeje gukora subscribe kuri Prophet Ezechiel TV. Abantu nabo bakwiriye ishimwe, bararikwiriye n'ukuri, kuko burareka nkubwiye. Yego. Kubona umuntu aguhaye umwanya we, akurikiranye ikintu ushyizeho, none ejo bundi ariyemeje abihaye agaciro. Mana we, Imana ishimwe cyane. Nanjye nkuzamura icyubahiro. Imana ibaha imigisha. Nukuri kubw'aba bantu bakomereza amaboko. Kandi nanjye icyo nabifuriza, ubutumwa bwiza bunyura kuri iyi channel bujye bugira aho bubavana naho bwabageze. Imana ishimwe cyane. Amen. Bo ngewe ndi kumva hari ikindi kintu gishya nabifuriza aba bantu. Yego. Nuko uyu mwaka tugiye gutangira twazawurangizanya amahoro mu izina rya Yesu. Yego. Tugakomeza tukumva Imana, tugakomeza tukavuga Imana. Ezechiel ninda kuyumva muzanyumvire, mumbwire ati ariko twumvisha Imana ivuga guri. Yego. Namwe ni mutkinda, nzabumvira iki Imana yavuze, hanyuma nze mbabwira ati nyaboneka nimwumve uko Uwiteka umwami Imana avuga. Amina. Amen. Iyo abantu bakundana rero ntago bajya baryana isaho, ahubwo basangira ubusa, n'ukuri kwaboneka bagasaranganya, kandi ntibitane ibisambo. Urakoze. Yego. Imana itugirire neza. Amen. Ngaho jya watubwira Jeremy. Yego.
uri Yeremiya wa kera Imana yavuze yarotesheje abantu mu nzozi, cyangwa uri Yeremiya wa none? Ni ngaho karibu. Urakoze cyane. Hari igitangaza mbonye muri kano kanya. Gitangaje. Ni ikintu gitangaje. Kivuge. Gisa nkaho gihuriranye ariko kidahuriranye. Ari umugambi w'Imana. Amen. Ubu ngubu hano imbere ya kamera hahagaze Yeremiya na Ezechiel. Siko bimeze? Kandi Yeremiya ni umuhanuzi na Ezechiel ni iki? Nawe ni umuhanuzi. Imana ishimwe cyane rero, nk'uko bimbajije ngo uri Yeremiya wa kera. Ntabwo ndavuga ngo ndi Yeremiya wa kera, ariko icyo gisubizo n'ubundi ni nkaho ariko kimeze, kuko Imana ijya kumpamagara. Buriya njyewe ijwi rya mbere ry'Imana ryampamagaye mu izina rya Yeremiya wo muri Bibiliya. Amen. Kuko nari ndyamye turi ku ishuri, turi abanyeshuri, nto namenye Imana. Abandi banyeshuri bari gusoma Bibiliya, hari ikintu bitaga ngo ni ugutora amano. Ni ukuntu babumbura Bibiliya bagasoma, ubwo aho ubumbuye ngo niho Imana ikubwiye. Njye rero ntabwo nemeraga Imana. Nanjye mbikora nk'uri guhinyuza, ngo kugira ngo numve niba koko ibintu bavuga ari ukuri, niba bavugana n'Imana muri Bibiliya. Mbwira umuntu, ndamubwira nti nanjye mbumburira numve ko ari Imana ivuga. Abumbura muri Yeremiya igice cya mbere, ahera ku murongo wa 4, hari amagambo avuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Amen. Ngo kandi nakwejeje utaravuka. Amen. Ageza ku murongo wa 12, aho yavuze ngo Yeremiya ngo uruzi iki? Ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Ngo warebye neza kuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Ngo ngushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira iki? Amahanga. Amen. Haleluya. Urumva rero n'ubundi navuga ko ari Yeremiya wa kera uri aha ngaha, kuko yampamagaye n'ubundi muri uwo murongo wa Yeremiya, nubwo nsanzwe nitwa Yeremiya. Imana ishimwe cyane. Murakoze cyane. Yego. Kwibwira abantu uburyo Imana wayemeye, uburyo yaguhamagaye. Imana itugirire neza. Amina. Ndi kumva hari akantu kamanutse. Aka kantu kavuye mu ijuru. Yego. Aburahamu wa kera Imana yamutegetse mwatambe umwana wiwe, ari kwibaza icyakora ku musozi Moriya. Haleluya. Amen. Imana yabwiye Aburahamu ngo genda nako kana kamwe ufite, ugenda ugire gute? Ukantambire. Ubwo nuko twatangiye. Yego. Noneho Aburahamu arati aka kana umugore yakabyaye mu buryo bw'ibitangaza, mu myaka 75 nta cyizere cyo kubyara cyari cye. Yego. None Imana ngo ingerageze ka kana kanjye nkafate ngende nkatambe. Ibi bintu koko byitwa ngo iki? Noneho Aburahamu aribaza, nge ku musozi mbireke bigenze nde? Aburahamu abura iki? Abura igisubizo. Aribaza iki icyakora. Ariko ageze aravuga ati base nta kundi niyo yamumpaye ni nayo imwisubiza. Reka mujyane mutambe tu, nta kundi byamera. Sagezeyo akoreye Isaka inkwi agiye gutambirwaho. Yego. Noneho umwana ngo abaze se atari ko data, ko najyaga nguherekeza dufite n'imfizi y'intama. Yego. Ni mu kigozi ni mu kiziriko? Ni mu kiziriko. Ntabwo bavuga ikigozi, bavuga ikiziriko. Niyo mpamvu twagize ngo tuzane kugira ngo tugende twubaka ubutumwa bufasha imitima y'abantu, kandi bufasha abantu kwinjira mu mwaka mushya. Amina. Bafite ikintu bagiye gutambira Imana. Yego. Bafite kwizera, batari kwibaza icyo bari bukore, ahubwo bazi icyo bagiye gukora mu mwaka mushya mu izina rya Yesu. Amina. Noneho aya data ko twajyaga tuzamuka uyu musozi Moriya tugiye gutambira Imana, dufite igitambo, imfizi nziza y'intama, none uyu munsi ibintu bimeze gute data? Kubwo kwizera Aburahamu yari afite, ntabwo umwana yari azi agahinda kashenguye umutima ise yari afite. Arangije aramubwira ati mwana wanjye impore humura, weho tugende. Uwiteka ni uri bwishakira igitambo. Naho ngewe ibintu ndimo ntabwo mbizi, niba ari imirindagiro,
niba ari iki byanyobeye mwana wanjye twigendera Imana yonyine ntiri bwishakira iki igitambo. Ibi bintu byemera nk'ukuri? Aha hantu harimo amayobera akomeye pe. Reka nkubwire amayobera arimo kandi anakomeye nk'uko bivuze. Mbere na mbere Aburahamu agenda ntabwo yarazi niba Imana iri buze gutegeka umwana agapfa koko cyangwa niba iri buze gushaka igitambo. Kuvuga ngo gushaka igitambo nibyo ubwe yibwiye akurikije kwizera kumubamo, ariko si ibyo Imana yari yamubwiye. Bishatse kuvuga ngo yari ari hagati y'ibintu bibiri, ko ushobora gutanga umwana agapfa burundu agakongoka koko, cyangwa se Imana igashaka ikindi gitambo. Ikintu numvisemo hano nuko Imana ishobora kugerageza umuntu kandi ikamugerageresha ibyo yamuhaye. Kuko uyu Aburahamu nawe yamugerageje ishingiye ku byo yagize gute kandi ngo ni umwana umwe w'ikinege. Iriya jambo rero ikintu ndyumvaho, uriya mwana w'ikinege Imana yari yaramubwiye ngo kuri uwo mwana Isaka ngo niho hazakomoka amahanga menshi. None iramubwiye ngo genda umutambe. Bishatse kuvuga ngo n'isezerano ry'amahanga Isaka napfa riraba rigize gute rirangije. Ariko Aburahamu yizera Imana, agendera mu nzira Imana igize gute imutegetse. Imana ijya iduha kwizera Imana no kugendera mu nzira idutegetse naho twabona zidasobanutse. Imana ishimwe cyane. Urakoze. Ndagira ngo abantu bari kunyumva nashakaga kuvuga kuri iri jambo. Urabona muri iyi minsi y'imperuka turimo, yego, rambura igitabo aho ngaho mu Baheburayo igice kimwe dusoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Yego, Abaheburayo igice kimwe turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Bivuze ngo icyubahiro Yesu arusha abamarayika. Icyubahiro umwami Yesu arusha iki abamarayika. Twagiye kera Imana yavuganiye na basogokuruza. Genda gahora. Yego, buriya wari uzi ko muri iyi minsi polisi iri maso ukora ku muriro ikwandikira. Yavanye kuri 25 ubu ni senkana. Rero buhoro gake buriya no mu mwuka babyita speed governor. Haya speed governor rege bajya bazicomokora polisi yarabamenyeshyiraho za Bunani ni Sofia. Twagiye kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka, muri iyi minsi yacu yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Amen. Imana itugirire neza cyane. Imana ishimwe cyane. Ese iri jambo kuki mbaze ngo kuki nifuje ko turivugaho kuri uyu mwanya? Ndabikubajije kuko ntabwo nzi impamvu. Urakoze. Maze iminsi ndi gusenga. Urabizi ko twinjiye muri Noheri tuvuye mu minsi 40 yo gusenga. Iriya minsi nagize ibihe byiza cyane byo kubana n'Imana. Yego, ndetse Imana nyigiriraho umugisha, nuko nayingirira icyizere impereza uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo. Amena. Imana ishimwe cyane. Nagiye mishurirwa amanyanga intama zikorerwa, zimwa ubwatsi, yego, ubundi zimwa amazi, yego, ubundi zikubitirwa mu rwuri, yego. Mbese sakarengane intama zahuye nako niko nje kurangiza uyu mwanya. Twahereye kuri Aburahamu, yego, basabye gutamba umwana we, ariko uyu munsi hari Isaka basaba gutamba. Aba bantu biyita abatubuzi. Ntabwo ariko biyita, ahubwo bo niko tubita kandi ni nako bari, ariko barabihakana. Aba bantu bahakana ko ari abatubuzi. Yego. Ntibakora inshingano zabo nk'uko zikwiye. Yego, ahubwo bakirirwa batubu. Yego, mutambe Isaka, Imana irabagirira neza. Harya Aburahamu agiye gutamba Isaka, yashakaga ineza y'Imana oya cyangwa ari yumvira Imana ikimutegeka? Kwari ukumvira Imana ndetse afitemo n'amarira. Kuko cyari ikigeragezo kimuremereye. Nagira ngo mbwire umuntu uri kunyumva ngo urugendo naho rwaba rurerure cyane, ibibazo naho byaba byinshi cyane,
umusaraba naho waremera. Haleluya, amen. ntabwo umusaraba ari igiti. Birashoboka ko ari ikibazo umaranye umwaka, birashoboka ko ari urugamba umaranye ibihe, yego, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ihangane uce muri izo nzira, ihangane unyure muri izo ngorane, kuko ariho ugiye kubona ubuhamya bwuzuye, ngo ubone ubutsinzi bugize gute, bushyitse. Amena. Mana itugirire neza, Mana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo adaciye muri ibyo bibazo ntabwo yagera ku ntsinzi yuzuye. Ntabwo bishoboka. Yabona inusu, cyakabona uturobo, cyakabona amagarama. Ariko kwemera ukanyura muri iyo nzira, kwemera bakagutuka, kwemera bakakubeshyera, kwemera bakakwita andi mazina, nibyo bigiye kukugeza mu mugambi w'Imana. Urakoze cyane. Ubundi nk'uko tunasoma n'ijambo ry'Imana, ntabwo nguciye mu ijambo, turi kuganira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana asezeranyije abayikunda. Bishatse kuvuga ngo hariho amahirwe mu kwihanganira ibigeragezo. Rero Imana igifasha ubwoko bwayo, ifasha abantu bayo kuba bakihanganira ibigeragezo. Nako kantu nashaka kuvugaho, kuko inshuro nyinshi iyo tugeze mu bigeragezo, abantu bashaka uburyo agerageza uburyo yabyikuramo cyangwa se yakikura mu nzira yabyo ngo atabinyuramo, kuko burya ntabwo biryoha. Ari nako uzumva mu banyamasengesho, mu basenga muri iki gihe, bo babyita ngo ni ukwicira inzira. Burya kwicira inzira rero ni tekinike umuntu aba yakoze kugira ngo arebe, yihimbiye, arebe ko yarokoka ibiri kumugerageza cyangwa ibyo ahanganye n'ibiri kumurushya. Ariko Imana ntabwo itwemerera kugira gute, kwicira inzira. Imana ibane natwe. Amen. Amina. Ndagira ngo nguhumurize rero mwene data, Imana yambwiye ko ikugaruyeho imbaraga nshya. Amena. Ndetse n'umwuka wayo. Imana ishimwe. Humura, nubwo wabonye ko isa naho yagutereranye, ariko iracyari kumwe nawe, igufiteho umugambi mwiza cyane, ndetse n'isezerano rikomeye. Ntago yagusize nk'imfubyi, ikoherereje imbaraga z'umwuka wera. Izi ziboneka mu byakozwe n'intumwa, igice cyaho cya 8 ku murongo wa 9. Igice cyaho cya 1 ku murongo wa 8. Amena. N'uwa 9. Niho handitswe ngo icyakora, haleluya, amen, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Rero ubwo umwuka wera bamanukiye, niyo mpamvu mugiye kwakira inkomezi. Amina. Isaka bagutambishije muri uyu mwaka, sinzi niba ari ukwezi kwa mbere, sinzi niba ari ukwa kabiri, yewe nta nubwo nzi niba ari ukwa gatatu, ariko Imana yambwiye ngo hari abantu banyazwe, banyagwa imigisha yabo, banyagwa amasezerano yari asohoye. Satani yivanga muri uwo muhamagaro, nuko bamwe bitinze gusohora, abandi byaheze mu kirere, kubera ko amagi bari bafite ari amahuri. Imana yambwiye ngo ihagurukije iyi mitima yari yunamye, Imana ihagurukije izi mbaraga zari zacitse intege, Imana ihagurukije aba bantu bagendanaga ibikomere, Imana yomoye inguma bari bafite. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo nze mbabwire, isezerano ubitse, yaba ari iryaje mu butubuzi, yabira ari iryaje mu mwuka wayo wera, irabisohoje. Iryo sezerano Imana irihinduye ukuri, imaze kurihindura ukuri, irihereza agaciro, imaze kuriha agaciro, irarirema, imaze kurirema iraryemeza, irisiga amavuta, bibaye ngombwa ko rishyika kuri wowe no ku buzima bwawe. Amina. Imana ishimwe. Si ikosa ry'uko abahanuzi batubuye kuri wowe, si ikosa ry'uko abajura bakwibye, ahubwo kuba warizeye icyo bakubwiye, kuba wariringiye icyo ngicyo wagize gute, wamaze kwakira. Cyakire mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Cyakire mu izina rya Yesu, kuko bakubwiye ko ari Imana yakoze, rero niyije kubisohoza. Imana ishimwe cyane. Amina. Niyije kubisohoza. Yego. Niyije kubikora. Umva ijambo ry'Imana. Yego. Hari abandi bantu bari bafite abantu bameze nka ba Goliyati. Simbuka aho ngaho muri Yesaya ibice 6 umurongo waho wa mbere. Yesaya igice cya 6 umurongo. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya
ibice 6 murongo wa mbere gusa. Wahageze soma. Reka dusome. Amen. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru igishura cyayo gikwira urusengero rwose. Aya ni amagambo y'ubwenge. Buri abantu batari mu mwuka ntago bashobora gusobanukirwa aya magambo, ariko ndagira ngo uyu mwanya tuyumvisha aba bantu. Twaje muri gahunda ya message y'umwaka. Uyu mwaka Imana yambwiye ko cyane iri bwomore ibikomere. Yego. Iri buzahure inzahare. Imana ishimwe. Hari abashonji baheze mu butayu. Yego. Kubera umwami witwa Uziya. Hari abantu baheze mu bupangayi. Kubera umugabo witwa nde? Uziya. Yewe hari abandi baheze mu bizamini amashuri atajya arangira. Yego. Kubera umwami nde? Uziya. Haleluya. Amina. Ariko umwami Imana yambwiye ngo nze nsobanurira abantu ko Uziya yamaze gutanga. Imana ishimwe. Umwaka utarahera kugira ngo atazazibiranya imigisha yabo. Yego. Atazatangira amasezerano yanyu. Mu mwaka mushya twinjiyemo. Yego. Imana itugirire neza. Imana ishimwe cyane. Rero Uziya yamaze gutanga. Ese ubundi Uziya ninde? Hari abatekereza ko ari umwami wa Isiraheli watanze. Reka data. Cyangwa se ari uw'i Babuloni, cyangwa ari uw'i Bunyanaka. Oya, buriya mu buzima hari igihe Satani aza agahagarara no muri siko wanyu akaba Uziya. Yego. Sha wakwapurika akazi apfa kumenya aho wakapuritse. Yewe uriya mwana nta mico myiza afite rwose, ntimumuha akazi kuko ejo mwazarira kandi nazabaseka mbabwiye mbere y'igihe. Uwo ninde? Ni Uziya. Uziya ashobora kuza no muri nyogosengesha. Umusore yagushimye, gahunda mugiye kurambagizanya ngo mwibanire. Ati uriya mukobwa yakuyemo inda 30. Kandi n'abahanuzi bamugezeho nari impari baramubwira ngo iya 31 azapfa. Ubwo niyo mpamvu yihaye akabanga. None si umugore ubonye? Yego. Si umugore ubonye. Inki kubwira umugabo bita Uziya uwariwe. Haleluya. Amen. Uziya rero muri uyu mwaka yagaragaye mu buryo bwinshi. Hari Uziya wagaragaye mu kazi, hari Uziya wagaragaye mu miryango, hari Uziya wagaragaye mu makwe, hari Uziya wagaragaye mu rukundo, hari Uziya wagaragaye mu karere, hari Uziya wagaragaye mu burwayi. Mbese Uziya ameze nka cya kigabo kitambika abantu. Haleluya. Amen. Noneho umva ijambo rikomeye Imana yambwiye ngo nze mbwire intama zayo ngo Uziya yapfuye. Imana ishimwe. Rero abakristo mwitere hejuru, mwishime cyane kuko umwaka mushya twinjiyemo na Uziya ugihumeka, ahubwo tubonye kubona Imana. Imana ishimwe cyane. Tubonye kubona Imana. Buriya umugabo bita Yesaya nawe yagiraga Uziya mwa. Yagira ngo ajye ku meza Uziya akaza ati wirya. Uziya yagira ngo atora akambaro yambara, ariko ninde waguhaye umwanya ngo wambare? Yafata ijambo ngo ariko ninde akubwiye uvuge? Imyaka ubuzima bwose Yesaya yabayeho abura Imana. Haleluya. Kandi ayifite. Hari umuhanuzi. Kubera iki? Kubera Uziya yarakiriho. Uziya ntiyatumaga iterambere ribaho. Ezechiel, karame nyihanganira nkubaze. Uyambaza. Kubera yuko iyo ndi kumva ijambo ry'Imana ntega amatwi, birashoboka ko Uziya yaba mu rusengero? Imana we, ngaho yashinze ibirindiro mu bantu basenga. Ntago wumvishije ijambo riri kuvuga ngo soma
yego ngo nabonye ngo intebe y'umwami Imana ngo ishyizwe hejuru. yego mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana niho nahishuriwe Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Uziya mu rusengero abamo, ahubwo buriya Imana izamukurinde niyo mutari mwahura. Imana izandinde Uziyaho mu rusengero rero. Mana we, Uziyaho mu rusengero. Ntihigeze atuganiriza ijambo ry'Imana umuvugabutumwa nditekerezaho. Aratubwira ngo hari igihe twigisha tukigisha inkuru ya Dawidi na Goliyati, ngo kandi tukayivuga Dawidi na Goliyati bahicaye. Ukajya uvuga ngo Dawidi akishima ati nuko atera Goliyati ibuye, Goliyati ati kumbe nibuye bazantera, ati buretse nzashyiraho ikigofero. Muri make wasanga na Uziya nawe tumuvuga kandi tukamuvuga nawe ari kwiyumva. Uziya ushatse wakwihanamwa uko ugiye gupfa utihannye nicyo kibazo. Ariko niba Uziya muri make iri jambo kuko Yesaya yawe yamaze kubona isero ryo kubona iki Imana. Amina. Muri iri jambo ikintu numvisemo urugero ruto. Yego. Hanyuma tubwire icyo ryumvishe. Yego. Urabona urusengero rufite abadiyakoni 10 bose bumva batahiriza umugozi umwe. Bose batahiriza umugozi umwe. Abadiyakoni 10 bose bahuje. Muri iki gihe simbizi niba bibaho biba mu kindi gihugu. Imana itugirire neza. Kuko aho nabashije kugera numva harimo uruntu. Pastori 30 bateraniye bose batahirije umugozi umwe. Kandi maze iminsi numva ngo hari abapasteri bakorera Imana n'abakorera Satani kandi bagahurira muri groupe y'abapasteri. Urakoze cyane. Yego. Rero niyo mpamvu navuze ngo Uziya ari uburyo bwinshi. Kandi ari ukuntu kwinshi. Twasomye ijambo rivuga ngo kera ngo Imana yajyaga ivuganira na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi mu buryo bwinshi, icyo Imana ishaka kuvuga ikagisohoza hehe ku bantu bayo. Ariko noneho ngo muri iki gihe cyacu twewe muri iyi minsi y'imperuka ngo Uwiteka avuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo. Uwo yagize ute? Uwo yashiriyeho kuba umuragwa wa byose, ngo ni nawe yaremesheje isi. Niko twasomye. Uwo ni Kristo Yesu. Amina. Ubwo ari we yaremesheje isi, ubwo ni nawe iremesha n'ibyacu. Siko bimeze se? Imana ikimwe. Rero hariya abantu ntago bahumva, ntibanahakurura kimwe. Urumva urabona kera umuhanuzi yumvaga ijwi. Yego. Ati umva uko Imana imbwiye. Abahanuzi ba kera bagendaga nk'abamarayika. Yego. Kuko marayika bamutumye kuri Jeri bati genda umwambura ugutwi. Yego. Niyo wamuha zahabu arakujyana. Yego. Kandi Imana imubwiye ati genda uhezagire Jeremi. Icyo nyine ategetswe nicyo agira ute nicyo akora. Yego. Rero n'abahanuzi ba kera nuko bari bari. Noneho rero uyu munsi nago hakiriho abahanuzi ba kera. Muranyumva? Yego. Kuko umuhanuzi mukuru dufite mu isezerano rya kera ni Yesaya. Ibyo yahanuye yarabyanditse murabibona. Yego. Uwa kabiri ni Yeremiya. Yego. Ibyo yahanuye nibyo yanditse twese turabizi. Yego. Uwa gatatu ni Ezechiel. Nanjye ibyo nahanuye nibyo nababwiye murabyibone. Yego. Kandi muri 37 ku murongo waho wa 7 ntago nzahanura uko abantu bashaka, ahubwo uko Imana yategetse. Yego. Niko mbahanurira mu izina ryayo. Imana ishimwe. Umuhanuzi wa kane mu bahanuzi bakurura muzi bamwita Daniyeli. Daniyeli nawe ibyo yahanuye ibyo yanditse murabibona. Abahanuzi batoya 12 nabo ibyo bahanuye nibyo banditse turabizi. Ba Obadiya, ba Hagayi, ba Yoweri, ba Yona, ba Mika, ba Maraki, ba Gadi n'abandi. None abo bantu baza bakavuga ngo ni abahanuzi muri iyi minsi, ibyo bahanura babyandikahe? Aho hantu ahubwo aho hantu icyo kibazo iyo hano haba abandi bahanuzi bababajije. Ariko nawe ndakubaza ahubwo kuko nawe uri umuhanuzi. None kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo
ngo akanwa k'umutambyi ngo niko abantu bakwiriye gushakiraho amategeko y'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira. None muri iyi minsi dufite ikibazo cy'uko abantu bose abenshi bahanura baza batubwira ko ari Imana ibatumye. Kandi nk'uko umaze kutuganiriza, hari ijambo tubwiye ngo hari abo batambishije ba Isaka bakababwira ngo Imana iravuze ngo tamba Isaka kandi Imana itabivuze. None aba bantu bari kubwirwa n'iki ko uyu muntu uje kubatambisha Isaka atatumwe n'Imana ko yavuze mu izina ry'Imana? Igisubizo nk'iki rero. Yego. Kera Imana yavuganiraga natwe hehe? Mu kanwa k'abahanuzi. Maze kubivuga. Yego. Nagira ngo nsubize rero icy'ubu ngubu. Yego. Nuko Imana ivuganira natwe mu mwana wayo witwa Yesu Kristo. Yego. Bitewe yuko Yesu yabaye umuganura w'abazutse. Yego. Wabyumvishije? Yego. Yaravuze ngo ndabizi ko muzankenera. Yego. Ndabizi ko muzananshaka. Yego. Ariko mureke igihe nzaba ntagihari nzaboherereza iki? Umufasha. Ari we nde? Mwuka Wera. Ntacyo ari kukubwira ahubwo muri iyi minsi. Mwuka Wera ari kumbwira byinshi cyane. Suhuza abantu bahemo nk'indamutso. Uwo. Urakoze cyane. Uwo. Ubwo Mwuka w'Imana ntago yiba. Nta nubwo ari ntabeshya. Ntagira n'ubwoba. Si umunyazi. Yego, urakoze cyane. Umunyazi ni Satani. Kuko Bibiliya iravuga ngo Satani ni umujura, ni umwicanyi, ni n'umubeshyi. Uravuze ngo Mwuka w'Imana ari kumbwira iki muri iyi minsi? Haleluya, haleluya. Abantu bari kutwumva muri iki kiganiro twaganiriye, icyo Mwuka w'Imana ari kumbwira muri iyi minsi nkivugiye imbere ya kamera, nk'uko bavuze ngo Uziya amaze gutanga, Imana iraza ikwiza igishura cyayo mu rusengero. Bisobanura ngo itwikira abantu bayo. Rero icyo Mwuka w'Imana ari kuvuga ntabwo gitandukanye n'icyo, nuko hari ibyo Imana igiye kwica kugira ngo ibone uko ikwiza ubwiza bwayo ku bantu bayo. Nibyo ngibyo birahagije. Imana ishimwe cyane. Yego. Noneho wambajije ngo tuzabyirwa n'iki ko uyu muhanuzi ari mu Mwuka w'Imana? Yego. Tuzabyirwa n'iki ko uyu muhanuzi hariho amavuta y'Imana? Amina. Yesu yaragisubishe. Yaravuze ngo muzabamenyera hehe? Ku mbuto zabo. Burya igiti basaruraho indimu ntago ziribwa. Yego. Ariko basaruraho indimu barazirya ariko zigasharira. Ubwo zisharira ariko bapfa kurya. Uzarebe nk'umwana warwaye inzoka yo bakamuriye utuzi mu kanwa. Biramusharira ariko agapfa kumira. Ntabwo abazi no gucirerega. Uramurenganya. Yenda twe abantu bakuru dupfa kugiyahura tukavuga ati nta kundi reka bidusharira ariko mu kanya biradukiza. Amina. Ariko ijambo ryarambwiye ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Niba bera amaronji muzayaryaho mwumve ko abo bantu bera iki? Amaronji. Ariko se ntaguciye mu ijambo. Kuri iryo jambo wenda ukoresheje amaronji, hari abantu batamenya ngo amaronji cyangwa imyembe cyangwa amapera, batamenya ikintu bisobanura. Mbese tubishyize nko mu mvugo umuntu yakumva, iyo Bibiliya ivuze ngo bazabamenyera ku mbuto zabo, ibishatse kuvuga imbuto ni ibiki? Imbuto ni umusaruro umuntu atanga. Cyangwa si tugereranye igiti. Ndabona igiti, umuhinzi ugiye guhinga ibiti aramanza agategura ubutaka. Azabihingamo. Agahinga, yarangiza agakuramo urwira agatwika, yamara gutwika, yamara kuhategura agashaka ifumbire, yaba ari igihe kitari cy'amazi agashaka amazi akavomerera. Uwo wose ni umurimo. Icyo cyose ni igihe muzabana n'abantu. Uranyumva? Kugira umuntu akubwira ikintu cyizere ukiringira. Yego. Umuntu aje akubwira ngo kurama ko gashatu kame. Yego. None ko nawe kufite ko nyine wose igarana iki? Nigeze mbibona utanze urugero rw'ibintu nigeze mbona mu rusengero. Urusengero rw'ahantu muri ADPR. Ntabwo mvuze ahari ariko narabibonye. Bari kwitanga bari kwitangira kubaka urusengero. Bagera ku rwego rwo kwitangisha ku buryo n'uwambaye bodaboda bamubwiraga ngo zitange, ngo utahe wambaye ibirenge ngo Imana izakugirira neza. Harya ubwo abo nabo buriya koko n'ab'Imana ntabwo ari abayo, wowe ubumva gute? Rero reka nkubwire wa muntu,
ijambo ryarambwiye ngo ikizira ngo cyagize gute cyarinjiye kijya hera. Buriya hari igihe umuntu ajya mu murimo w'Imana agiye kwitangisha abantu pe atari igipindi, ari ibintu biri seriye yego pe sibyo. Noneho akibagirwa ko ibintu agiye gukora harimo inyungu agiye kuzahembwa n'abantu, ndetse hari n'ibihembo Imana imubikiye. Yego, nari nguhaye urugero rw'imbuto ahantu zituruka, ziva mu muruho. Imbuto ziva mu muruho, umuntu wahinze agatwika, agatema, akazana ifumbire, akavomerera, agatera umuti ngo yice ubusimba, ukabona cya giti gitanze urubuto, uruyange ruraje, imbuto zireze zirariwe. Yego, biva mu muruho muvandi, biva mu muruho. Rero wigira ngo hari ugusitara ku mugisha ngo ngo wiboneye cyangwa witoraguriye. Oya, iryo jambo uvuze rero ritumye ntekereza irindi jambo nibutse riri muri Bibiliya. Iri jambo nibutse nawe ndabizi ko uraza kuryibuka. Uvuze yuko kugira ngo habeho imbuto hagomba kubanza gukorwa imirimo, guhinga, kuhira, ibyo byose wavuze. Nyamara hari ijambo riri muri Yesaya ry'umugabo wavuze ko yuhiye uruzabibu akaruhingira akarimburamo n'amabuye ngo ategereje ko rwakera imbuto nziza, ariko rukera imbuto mbi. None ko bigaragara ko uyu muntu yari yakoze imirimo isabwa ngo ikintu cyere, igiti cye cyera imbuto, ni situation ibaho kugira ngo uwakoze iyo mirimo yose ashaka imbuto birangira atazibonye kandi yazishaka. Yego, Pawulo yarabivuze ngo ndashaka gukora ibyiza, ngo ariko nyamara ibibi bikantanga imbere. Ngo ariko kuko maze kubimenya, kuko maze kubisobanukirwa, nzabinesha mu izina rya Yesu. Yego, aho hantu uranyumvisha? Ndahumvise. Ndashaka nkubwire ko wa muntu wahinze imbuto azi icyo yabibye. Niba yarahinze indurusu arabizi ko yabibye indurusu. Yego. Niba yarabibye ibishyimba azi ko yabibye ibishyimba. Yego. Niba yarabibye amapera cyangwa imyembe azi imbuto yagize gute yabibye. Dore rero aho abantu bereza imbuto zinyuranye nuko babibye. Yego. Kuko ari amagambo yabonetse muri Yesaya, ni imigani. Kandi buriya iyo Yesu yigishirizaga mu migani ntago ashaka kugaragaza icyo ashaka kuvuga, ahubwo ashaka gusobanura byinshi ariko mu magambo make. Ahantu urahumvisha? Yego. Niyo mpamvu rero abantu unkurikirane neza, ndi kukumva. Niyo mpamvu abantu kuba witwa pasiteri ntago bihagije kujya gusaka imifuka y'abantu, ntago bihagije kujya gucakaza amakonte y'abantu. Umukristo ashobora no guhiga agatinda no guhigura, ashobora kwitanga agatinda no guhigura. Yego. Ashobora no kunakubeshya. Weho hari ibyo umurusha, ahubwo niki wakoze mwihorere, ihangane mureke, wihangana nawe. Weho hari ibyo uzi we atazi, hari ibyo wasobanukiwe we atazi, ahubwo musengere ku Mana, musabira umugisha ku Mana. Rero wijya gushakisha ku ngufu indamu nguramuke uhemuke ubeho, kubera ko ibibazo byaje. Inzira imwe n'igisubizo kimwe cy'abanyamasengesho ni ugusenga. Uvuze icyo kintu mpita ngaruka kuri ririya jambo mu kanya ritumanukiye, ririya ritubwiye Uziya ugomba gutanga. Noneho nakubajije urambwira ngo Uziya aba no mu rusengero. Abamo. None nibajije Uziya iyo ari mu rusengero buriya we ntabategereje kugirirwa neza n'Imana? None se Imana yamugirira neza atarareka kuba ubu Uziya bwe, Imana ikamugirira neza akiri muri kamere yo kubikigusha? Cyangwa ahubwo agomba kubanza kugira ibyahindura kera za mbuto wavuze, Imana ikamugirira neza? Wenda urugero, niba hari umuntu uduteza amatwi cyangwa udukurikiye akaba atagira imbuto, ubwo ntabarwa muri ba Uziya? Ni Uziya wa original. Aho none se ubwo we ntategereje kuzagirirwa neza n'Imana? Yakora iki kugira ngo Imana imugirire neza? Sobanukirwe rero ba Uziya baba mu rusengero. Yego. Cyangwa aba muri famiye, cyangwa aba mu buzima bwawe. Yego. Umuntu uzi ko agira umutima mubi, uwo ni Uziya. Yego. Umuntu uzi ko abeshya, yego, uwo nguwo ni Uziya. Yego. Umuntu uzi ko yirarira, yiyemera, uwo ni Uziya. Yego. Ariko reka nkubwira akantu. Yego. Wari uzi ko mu minsi ishize ngewe umunsi wanjye w'amavuko warageze, ari mbizi kugeze. Yego. Noneho uwo munsi ugera nta n'inote y'igihumbi mfite. Yego.
ndangije ndavuga ubwo abisi bishimira ko bavutse nanjye ngiye gushimira Imana ko ikindinze yego nzamuka umusozi ndashima Imana ndangije ndayiririra ndayibwira Imana nshimye ko uyu mwaka ushize nkiri imbere zawe yego nkiboneka ntari nandura ntari nangirika unyemerere byibuze kindi gihe nk'iki yego tuzongere duhure ndi kugushima ko nkiri imbere zawe noneho hari umuntu umwe aza kurakara yego arambwira ati pasite none kuki utanumiye mu isabukuru kandi mbizi ko yageze ndamubwira Imana ishimwe ko ubitekereje ndamubwira ahubwo ugitekereza ko nkutumira karibu yego kuko ndacyafite isabukuru n'uyu munsi ni isabukuru yego hari abapfuye hari ababyutse barapfa hari abagiye ntibagaruka yego hari abatangiye umwaka ntibawusoje rero njye isabukuru nyibona buri munsi ngwino tuyizihize yego ntago yaje nk'umuntu uze ngo twizihize isabukuru yaricecekeye ahubwo haciyemo nk'amasaha 3 arampamagara turi hehe ndamubwira ndi mu rugo uri mu rugo yego okay kanze nkurebe araza parika imodoka amaze guparika imodoka arambwira ati umbabarire kukurogoya mu migambi wari ufite na gahunda wari ufite arangije anyibutsa ka ndirimbo ngo ndashaka kwishima ndashaka kwishima iyi ndirimbo ntago yizi nabisi basigaye bayiririmba ngo ndashaka kwishimana nawe okay ariko Yesu yego Yesu noneho ndabyumva noneho ndi hafi aho arangije arambwira ati urira imodoka gute se urira imodoka wowe kagira Imana we nayo nambaye akagofero sinza hano nari mvuye kuyinginga no gusura abarwayi kwa muganga nambaye ipantaro isanzwe umupira bisanzwe nuko jya mu modoka wisubira inyuma jya mu modoka funga urugi jya mu modoka tugende yego ndafunga arayicanira mbona tuvuye mu karere yego mbona tugeze mu kasi narancimuse ngaho tangira ndasenga yego Mana we ururuka unyengurire iki kirere usobanura ibyo nyene ntari gusobanukirwa turagenda mbona tuvuye mu kandi karere yampaye inga tuba tugeze mu karere kaga turere 3 mbona imodoka aragiye arayiparitse neza ahantu muri jaride imeze neza hari ahepfo ku mazi yego arangije arambwira ati ndashaka kuguhereza ibyishimo uyu munsi byibuze umutima wawe uve mu ntekerezo za kera iyi ni bidi wavutse uyu munsi wavutse noneho numva iryo jambo ry'ubwaryo hakosha hari abantu bafite Imana muri bo yego barahari umuntu akakubwira ijambo gusa ukaruhuka utarasenga ukaruhuka utarabika ukaruhuka atari konte bashyizeho message ukabika atari telefone isonnye ukumva hari biri kururuka kubera ijambo hari ipfundo ririmo gupfunduka arambwira ngo uyu mwanya ngiye kuguhereza ibyishimo bimpende cyangwa bihenduke ngiye kuguhereza iki ibyishimo arambaza uzi koga namubwira nzi koga okay twaragiye n'ingofero yanjye songa mbere ntago nzasonga inyuma bazakubwiza ukuri sibwo maze gusonga imbere arambwira ati iyi moto amereza moto yo mu mazi arambwira ngo genda ukate aho wumva uri bugere ugaruke amafaranga bishyuza ngenda yishyura aho ndamubwira ko ntabiramukanye sarambwira bigerageza aricyo biri bugufashe yego noneho urumva ibitekerezo byanjye yarabivanye mu bitaro niriwe nsengera abarwayi yarabivanye mu bandi bantu nari nsuye aho ku ruhande yarabivanye mu rugo yarankuye mpageze nangiye gutekereza ibindi bitekerezo noneho angejeje kuri gahunda yo kurwana na moteri y'iki ya moto yo mu muhanda ndakakserera numva biri gucamo ndazamuka umva ni sawa yewe ndavuga ati hashimwe Yesu arambwira ati ongera ndonye noneho muvandimwe umva igitangaza cyabaye
maze kugaparika numvishije mu mutwe wanjye nduhutse bishoboka numva hari ubuzima mvuyemo, hari n'ubundi maze kugeramo. Yego. Noneho ndangije arambwira, urumva ushaka kurya iki? Ndamubwira nge naho ntarya nta kibazo. Nge nahita mfata ifi. Nasubwo urumva ko ku mazi yari kuducika. Rwose. Ewana. Sibwo bayikoresheje. Noneho ifi rero ndababwira ngewe nashobora kuyirisha ibitoki. Ati ibitoki birahari, naho bya birava i Kigali twabitegera bakabizana, ariko ibitoki bikagira ute bikaboneka. Mwene data turarya, bazana amafanta aho ngaho turanywa. Arambwira ngo rero uyu munsi ni isabukuru yawe. Ijambo nari mbivugiye ni irihe? Yego. Nari mbivuze kubera ko buriya mu buzima bw'umuntu akenshi yishyira heza, ariko Imana niyo ibizi igihe ukwiriye kuba heza. Yego. Imana ishobora kwica n'amaso y'abantu bafite ubwo bushobozi n'izo mbaraga ngo bakugirire neza. Yego. Kubera ko hari abandi shaka guhagurutsa ngo babikore. Yego. Kugira ngo izina ryayo ryubahwe. Yego. Nukuri uwo muntu sinamutekerezaga, sinamuteganyaga, mbese n'indoto zanjye sinari nzi ko n'icyo kintu yagitekereza. Urabona gufata imodoka ukamena amavuta kuva aha ngaho ukagera i Rubavu n'urugendo rurerure. Yego. Aragutwaye arakugaruye. Noneho je deja commande akubaza icyo ngicyo wifuza byose aka kanya. Nishyuye. Yes, ngewe nishyuye. Jeremy Karame. Hashimwe umuntu uharanira ibyishimo mu ruhande rwawe. Ahubwo iri jambo wenda singuciye mu byo wari uri kuvuga, hari ikintu uvuze, uravuze ngo hari umuntu ukubwira ikintu cyiza kigatuma umutima wawe wururuka. Kandi twe turi kuvuga kuri Uziya ushobora kuba ari mubi kandi asenga. Aka kanya rero cyo twabwira abantu badukurikiye, nibige kuba abantu nabo babasha kuruhura imitima y'abandi ho kugira ngo baba abantu baremerera bagenzi babo. Iryo jambo rwose ndi kumva rihuye n'icyo kintu, kuko uri kumva niba wari umaze iminsi ufite amavunane, umunaniro cyangwa se stress z'imitekerereze, umuntu akakujyana ahantu ku buryo agushyira mu mutuzo ukumva uraruhutse. Nabyo ni ibyiza umuntu yagakoreye undi. Ubonye mugenzi we ameze nabi cyangwa se ari mu bihe bibi akarushaho kumushyira mu bihe bibi, uwo muntu ni Uziya. Yes. Si Uziya buriya cyane rwose. Rero kugira ngo uwo muntu ave muri iyo cadre noneho yo kubarwa muri ba Uziya bagomba gutanga, Imana ikabona kuboneka, nave muri icyo cyiciro cy'abavuga nabi yige kuvuga neza. Hari abagore batazi kuvuga neza mu ngo, kuko mu badukurikiye n'abagore barimo. Si byose harimo ababyeyi batazi kuvuga neza mu rugo. Ugasanga umubyeyi, reka nkubwire ikintu nge nkunda kubona, kuko urabizi iyo turi kugenda gutya ari dusenga tugasengera abantu batandukanye. Ugasanga umubyeyi ashobora guhura nawe Ezechiel akagusekera akakunezererwa, nyamara yagera mu rugo imbere y'umugabo we agahekenya amenyo. None uyu muntu usekera umugabo utari uwe yagera ku mugabo we ntamusekere, uwo muntu si Uziya. Ni Uziya rwose. Imana imutabare. Nako kantu numvaga nakongeraho, kuko abantu bakeneye guhesha abandi umunezero n'ukuri. Urumva nk'uwo muntu wakujyanye aho hantu, nanjye urabizi unjyanye ahantu ukanyicaza ukangurira agafanta, nanezerwa. Mbese nakumva turi inshuti. Abantu nibamenye kuremera abandi umunezero. Murakoze cyane. Ukire aho ngaho rero. Yego. Buriya wari uzi ko hari abantu bari kutwumva shafite ubushobozi pe. Umuceri urahari, akabunga karahari, ibishyimbo birahari, inyama zirahari, samaki, sambaza n'ibindi n'imyumbati n'ibigori n'ibihasi. Yego. Buriya mwabantu mwe mujye mufasha n'Imana gusohoreza abantu amasezerano yabasezeranije. Urakoze cyane. Wari uzi ko buriya hari umuntu mushobora guhurira ku meza kumva ko yasangiye na Prophet Jeremy gusa, akanezero mwasangiye, agahita afata urugendo rwo kujya gushima Imana. Ndashima Imana ko yanyicaje n'abantu bakomeye. Yego. Twasangiye ku meza imwe, twicaye ku ntebe imwe. Ndashima Imana ko yari yarabivuze none irabisohoje. Niryo rya jambo wavuze rero,
nshaka kugarukaho bura ibintu twaganira byose njye mari kubikurikirana. Hari ahantu wavuze uravuga ngo hari abungeri bimye intama ubwatsi abandi bazima amazi. Ikintu Yesu yarushaga ababungeri b'iki gihe nuko yari umuntu ubasha guca bugufi agasanga abantu bababaye akabanezeza kugira ngo nabo baremere umunezero. Nk'uko bivuze ko hari umuntu wasangira nawe akumva nezera akumva bohotse hagahita ashimira Imana agatura. Waruzi yuko hari indwara zikira kubera ko umuntu anezerewe? Yes. Umuntu yanezerwa gusa mwahura akanezerwa yararwaye agakira. Ubundi si Imana ni iki ku buzima bwawe? Imana ni umunezero, ni amahoro, ni ibyishimo. Imana ni mugenzi wawe kuko Satani ahaguruka muri mugenzi wawe. Imana igahaguruka muri mugenzi wawe. Rero ntabwo Imana izaza for spirit cyangwa physically mwikwiyere kuko ahubwo izahagurukira muri mwene so. Haleluya. Amina. Imana itugirire neza. Imana ishimwe. Na Bibiliya iravuga ngo umuntu navuga ngo nkunda Imana akanga mwene se ngo azaba ari umunyabinyoma. Ngo kuko udakunda mwene se yabonye ngo ntabwo yabasha gukunda Imana atagize gute atabonye, ntabwo bishoboka. Niba uherekera kose nta muntu wigeze kubona Imana, Imana nyibonera muri wowe. Ari nacyo cyatumye Yesu avuga ngo nari nshonje urangaburira, nari nambaye ubusa uranyambika. Ngo baramubaza bati mwigisha ati rwose aho ngaho uratubeshyeye ntabwo nigeze nkubona. Ngo Yesu aravuga ngo igihe mwabikoreraga bagenzi banyu bababaye burya ninjye mwari mubikoreye. Bishatse kuvuga ngo kugirira umuntu neza ubuhaye Imana, ndetse no kugirirwa neza n'umuntu nabwo ubuhawe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana iduha urukundo rwuzuye. Bantu mudukurikiye, Imana ibaha urukundo n'amahoro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niba bishoboka murwanye uruhande mubana amahoro n'abantu bose. Amen. Ijambo ry'Imana ritubwira. Murakoze cyane. Ndumva twasoreza ahangaha. Iyi yari message y'umwaka, ariko hari n'ikimana yambwiye numva narenzaho. Nawe niba hari igiharura kizana. Imana yambwiye ngo musengeshe umwuka iteka. Abantu mwere kugenda nk'abatagira ubwenge. Genda ukore ariko usenge, kuko ibintu byose uzakora hatarimwe amasengesho ntago zatera imbere, ntago bizaguhira. Niyo mpamvu ngarutse kukwibutsa gusenga nk'inkingi ya mwamba ku buzima bwawe. Waba uri bugufi cyangwa uri kure, waba uri mu kibazo cyangwa uri no mu bisubizo, waba uri mu mashimwe cyangwa ukiri mu butayu, komeza gusenga. Message ya kabiri, Imana yambwiye ngo abantu murimo gusenga ntimukomeze kureba ku bantu, ntimukomeze kwita ku by'abantu, ahubwo mwibukiye abahamagaye aba ariyo muhanga amaso yonyine. N'umuririmbyi yararirimbye ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Bene data bakundwa nshuti z'umusaraba, abantu twatangiranye umwaka muri uru rugendo, abantu tumaranye ibihe imyaka myinshi muri uru rugendo, nongeye kubakomeza mbabwira ngo iracyari ya Mana ivuga bikaba kandi yanategeka bigakomera. Nta kirogoye umugambi wayo, yaba mu isi cyangwa hehe mw'ijuru. Rero nyiramahoro abuzuza umunezero wose n'ibyiza agenera abamukunda bikomeze bibameho. Murakoze. Reka tuguhereze uyu mwanya anjye nsoze nawe usoze. Urakoze cyane. Ngewe icyo mvuga ntabwo ari byinshi, nubwo mfite iby'Imana yampishuriye, ariko ntabwo mbivuga muri kano kanya. Igihe cyo kubivuga kizagera. Ahubwo reka ntange inama nko ku muntu waba yakurikiye kino kiganiro. Twavuzemo byinshi, twavuze abantu bahuye n'ababatambisha Isaka, kandi Isaka ubatambisha Isaka atanavuganye n'Imana. Kuri abo ngabo inama nabagira, bibabera isomo ibyo wahuye nabyo uhuye n'abahanuzi b'ibinyoma cyangwa se n'abigisha b'ibinyoma, bikubera isomo yo kugira ngo ushake Yesu wenyine udashatse abantu. Imana ishimwe. Kandi muri iki kiganiro ikindi kintu twavuze ku kintu cyitwa kwera imbuto. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntimuyobe ngo Imana ntinegurirwe izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azagira gute, ari byo azasarura. Nibyo bavuze. Ntabwo umuntu yatera ibirayi ngo hanyuma nagira inzara y'ibijumba ngo ajye gukura ibirayi ngo hano hariho ibijumba. Oya, ni ibirayi wateye uzasarura ibirayi.
rero niba wifuza ko Imana iguha amahoro, jya umenya kubiba amahoro mu bandi, nibwo nawe uzahabwa amahoro. Ntabwo uzabiba ishyari ngo nurangiza usarure amahoro kandi warabibye ishyari. Ntabwo uzabiba kugambanirana ngo usarure kugira gute gukundwa n'abantu kandi wowe ubwawe ubagambanira. Ntabwo abantu bagukunda uri umugambanyi, ntabwo abantu bagukunda ubifuriza ibibi, ntabwo abantu bagukunda ubasengera ingo. Iga kuba umunyamahoro, kugendera mu bantu uri umunyamahoro. Ndumva ari iryo jambo nasorezaho. Imana itugirire neza. Cyakora ntarasoza mvuge n'akandi kantu gatoya cyane. Mu misengere y'umuntu, iyo uri gusenga Imana, hari igihe Imana ijya kugusubiza ariko ikabanza kugukoresha akantu kameze nka stage kugira ngo irebe ko akantu igiye kugukoresha koko ibyo wasengeye uzabasha kubibamo. Iyo umuntu asenga ari umushonji akabwira Imana ngo umpe ibyo kurya, hari igihe Imana ibanza kuguha ibyo kurya bikeya kugira ngo irebe ko muri bya bike uzakiranuka, ibone uko izana byinshi. Iyo udakiranutse rero mu kantu gatoya igukoreye ko kukugerageza, na bya bindi byinshi ubu bitangiriye. Twige gukiranukira Imana aho iduhagaritse. Buriya hari igihe Imana ikubwira ngo nguhaye akazi, kumbe yo yaragennye akazi ka miliyoni, k'umushahara wa miliyoni, ariko ikakubanza mu kazi k'ibihumbi 200 kugira ngo irebe uko uzitwara muri bya bihumbi 200. Uko witwaye muri bya bihumbi 200 bikaba ari ibyo biguha amanota azakwinjiza mu mushahara uzaguha miliyoni, cyangwa se bikagusubiza inyuma. Imana iduhe gukiranuka, cyangwa se tumenye gukiranuka imbere y'Imana muri zone ntoya, kugira ngo tuyihe igihamya cy'uko nina tujyana hagutse tuzabasha kubamo. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Amen. Murakoze. Reka dusoze n'isengesho. Yego. Nanone turagushimye Mana ko ari weho uduhaye ibi bihe byiza byo kubana n'abantu bawe. Yego. Ukadushoboza no gutambutsa iyi message. Twakiriye umugisha n'ibitangaza biguturutseho, kandi tunezerewe icyo utwigishije, kuko ari weho Mana nzima, ari weho mwigisha w'ukuri. Haleluya. Utwongerere imbaraga n'ubwenge byo kurushaho kugusobanukirwa. Yego Yesu. No kubana n'abantu bose amahoro. Yego. Tubifashijwemo n'imbaraga z'Umwuka Wera. Amina. Kandi dusabana dusangira ibyacu mu kuri kuzuye kw'imbaraga zawe Yesu. Amina. Mana we, ni weho ukinguye kwihangana ku bari batagufite, ni weho ukinguye mariage ku bari batazitunze, ni weho ukinguye amasezerano yarafunzwe na yaraziritswe. Yego. Ni weho utebukije ibyo wavuganye n'ibyo wasezeranije abaja n'abagaragu bawe. Yego. Mana we, nge simfite icyo kurenzaho, ahubwo nsoje nshima mvuga tuti warakoze Mana kuduhaye umwaka mushya. Amen. 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 Mwaka mushya muhire ku badukurikiye bose. Tuzongere guhura muri uriya mwaka, kandi turabizi ko tugiye kugerayo vuba dusangamo ibyiza Imana duteganyirije. Amen. 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 Amen.